Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi. Ndagushimiye k'urukundo nkunda, ndagushimiye wowe wapfiriye, ndagushimiye wowe watubambiwe, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe. Yemerera Data uyu mwanya umugaragu wawe ngiye kuzagukomera kwawe, ngiye kuvuga imbaraga zawe, nshishwe bugufi cyane kugira ngo icyubahiro cyawe Data kizamurwe kubw'iri jambo. Amaraso yawe Yesu Kristo nampangeho, wowe ikara ryaka ku munwa, ishuri ribihishwe, fungura amatwi yanjye nk'ubu. Lesibe kontakibeko utekeshe nyagura ku ngoma Imana kirogoye usurumari kazaza, ituma ijambo ryawe Data ritagiye gukora ikwiriye. Ibivangavanga ijambo, ibivangavanga ubwini lesibe kontakibeko byose bicecekere. Umuntu wese wumvishira ijambo agubwe neza, uhindura amateka mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Amina. Yesu nashimwe cyane. Nufashwa wandike hasi, cyangwa ubigenda haleluya, kuko turi topini lesibe ko twinjiye mu mwanya wo kuvuga imbaraga z'Imana. Imana yambaye ijambo rivuga imbaraga z'Imana. Ndagira ngo mubwire ko Imana irambwiye ngo uvuge imbaraga zayo. Ushobora kuba wizeye Imana hari uzi ko hari Imana ijegera, ariko Imana irambwiye ngo tupinire ko Imana wizeye cyangwa Imana nizera cyangwa Imana ukorera cyangwa Imana nkorera cyangwa Imana tupinire ko taki nta yakurinze yangwa se ikubeshejeho, ni Imana ifite imbaraga zikomeye. Ye kuvuga ku ijambo riganisha ku mbaraga z'Imana. Yesu nashimwe cyane. Reka mbanze nsome ijambo ry'Imana rero nk'uko bimeze, nk'uko iteka Imana yariteguye. Ye gusoma mu rwa mbere rwa Samweli, ndasoma ku gice cya 28, nindangiza rero ku murongo wa 14. Dawudi aramubaza ati arasabye, nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Dawudi amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Nuko Samweli abaza Sawuli ati, ni iki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Hariho ikibazo. Sawuli aramusubiza ati, nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira icyo isubiza. Ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi? Icyo cyatumye muhamagara ngo musobanurire icyo nkwiye gukora. Samweli aravuga ati, ubimbarije iki? Ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe, hariho akabazo. Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri njye. Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ijambo Imana yambwiye ngo nzane uyu munsi cyangwa mpanure ubwoko bw'Imana bucitegereje Imana. Yambwiye ngo umunsi mpanure mvuga ngo ntangira itangazo. Iri tangazo kandi ngiye gutanga ni itangazo rigomba, nuyumva neza, rigomba guhindura ubuzima bwawe, kubera yuko nta kindi kintu Imana igamije ni ukugira ngo ukugirire neza. Nta kindi kintu Imana igamije. Ntabwo Imana yakuremeye kukwica nabi, ntabwo Imana yakuremeye kugukenyura, ntabwo Imana yakuremeye kuba isuzugurwa, ntabwo Imana yakuremeye kuba nyakwipfira, ntabwo Imana yakuremeye kwirigurira no kuboroga, ntabwo Imana yakuremeye kudahindurirwa ubuzima. Imana yakuremeye kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, uyiramye uyihimbaze. Iri jambo rero Imana yambwiye ngo ni itangazo ku buzima bwawe, ni itangazo ku wowe tubwire ikirindiro
Uwiteka Imana, ni itangazo ku wowe ugira umugisha ukaryumva. Iri tangazo riravuga ngo topini reside kota kiribu yaheraho mu ijuru, ririmo riravuga ngo Yesu nashimwe. Haleluya. Topini reside kota ni itangazo. Ndagira ngo mbwire umuntu wese topini yumva ko ari itangazo, ni itangazo rivuye muri topini reside ku ibwami. Iryo tangazo riravuga ngo kutumvira Imana n'umwaku. Ni itangazo Imana irambwira ngo mbwira abarokore, mbwira abantu bategereje Imana, mbwira abakozi b'Imana, abantu bashyiriye Imana, ngo kutumvira Imana n'umwaku. Kutumvira Imana n'umwaku. Nanjye nkakubwira ngo Imana uyu munsi wa none ahangaha, uyu mwanya wa none itangazo rigisohoka, Imana ikozuze ubuntu bwayo, Mwuka Wera kube mutangire wumvira Imana, kuko nubasha gukira. Itangazo ndaturima umanurire ubwoko bw'Imana. Waba uri muri Amerika, turi kuvugana uri muri Amerika, turi kuvugana bamwe muri Burayi, turi kuvugana abandi muri Kigali, abandi muri Uganda, abandi muri bihugu binyuranye. Ariko Imana yambwiye ngo ntange itangazo ku buzima bwawe, cyangwa se no ku nshuti muzahura nawe wumvise ijambo, uzazibwire ngo kutumvira Imana n'umwaku. Ni umwaku mubi cyane, kandi topini reside kota kidego. Nakubwira ngo niba wumvira Imana, komeza uyumvire. Igihe kiraje ukagubwa neza. Kandi niba ari umuntu utayumvira, cyangwa se warayumviye ariko akagera akabivamo, genda umuburire umubwire ngo ongera wumvire Imana, ko kutumvira Imana ni umwaku. Ariko niba uyumvira arata, humura. Imana irambwira ngo iraje bigenze neza. Guhindura ibyanze guhindura. Ngiryo itangazo Imana impaye. Dusomye amagambo ahangaha, dusomye ijambo ry'Imana ryari itangazo. Dusomye amagambo y'Imana ari hano mu Rwambere rwa Samweli. Uyu muntu Sawuli yabazaga ati asate, ngo nawe akamusubiza ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Ndagira ngo nkubwire ko uyu Sawuli ari mu bantu banze kumvira Imana, kandi Imana yarabagiriye neza. Sawuli yari umwami ukomeye cyane, ariko yaje guhura n'uyu mwami. Sawuli yaje kubitana n'umwaku wo kutumvira Imana. Umwaku urangije Sawuli uramufata uramwereza. Umwaku uramufata umugeza kure. Umwaku urangije Sawuli uramuzengereza, kandi ari umwami. Umva umwaku mu bantu mwaka. Umwaku uramugeza kure. Umwaku urangije uragenda, Sawuli uramumanura. Arangije yari afite umuhanuzi witwa Samweli. Yagendaga atumwaho na Samweli igihe yari umwami. Samweli akagenda amubwira iby'Imana imushakaho. Samweli nk'umuhanuzi akagenda amubwira icyo Imana yifuza ko akora, cyangwa se ishaka ko akora. Samweli akagenda aba hafi y'uyu mwami Sawuli. Sawuli yarangiza akibagirwa ko Imana rero yamugize umwami. Arangije yikuriye umwaka umugendaho, yafunga amatwi. Imana yamubwira ngo kora ibi n'ibi, agakora ibinyuranye nayo. Sawuli arangije umwaka uragenda mu bantu umwaka. Samweli arangije niko birangiye yamubwiye, aza kugira amagambo abwira Sawuli, bitewe n'ukuntu Sawuli yari akomeje kutumvira bitewe n'ukuntu yari akomeje kutumvira Imana. Mubwira ngo nsubiremo itangazo ndi gutanga. Iri jambo ndi mu itangazo rivuga utumvira Imana ni umwaku. Tumvira Imana ni umwaku. Nongere mvuge ngo niba iri jambo ryumva wumvira Imana, humura Imana iraje. Kandi niba uzi umuntu utakiyumvira, hutanira itangazo, nturibike, nturigire ubwiru, ko Imana yambwiye ngo ntangarize amahanga ko kutumvira Imana ari umwaku. Sawuli arangije yanga kumvira Imana. Yanga kumvira Imana
yanga kumvira Imana yamugize umwami. Samweli akaza ati Imana yambwiye ngo Sawuli, Sawuli akikiriza ntabikora. Umuhanuzi Samweli akaza akabwira Sawuli ati Sawuli, Imana irashaka ibi. Sawuli akandika muri agenda akicecekera. Umuhanuzi Samweli Imana ikongera ikamutuma kuri Sawuli. Sawuli akandika muri agenda ati ndabiko, akongera akicecekera. Umunsi umwe Imana irangije doctrine lesibeko ibwira amagambo akomeye Sawuli. Yamubwira itumye Samweli nk'uko yari isanzwe imutuma. Arangije umwaka ya magambo yazanywe n'iki? Ya magambo Imana yageze uko ya nyuma, nava mu magambo ya nyuma Imana yavuganye na Sawuli inyuze muri Samweli uko byari bisanzwe. Yaje ari amagambo atsindagira umwaka mu buzima bwa Sawuli. Yaje agaragaza umwaka mu maraso ya Sawuli. Umwaka umubereye umwaka umukurira uburakari bw'Imana, umwaka ukururira Sawuli umujinya w'Imana. Umunsi umwe nk'uko biri tubwiye, Sawuli ngo arangije aza guhagarara ahantu yitegereza igitero cyari kimwatase. Arangije agira ubwoba. Amaze kugira ubwoba, ariko ubwo bwoba bugize yarinjiye muri kategori y'umwaka. Ubwoba bugira yarinjiye mu buzima bw'umwaka. Ubwoba bugira agendana ijambo riba Imana yamubwiye. Ubwo bwoba yabugize ari mu gihe yibereye mu buzima bw'umwaka. Kutumvira Imana n'umwaka niko Imana yambwiye ngo ntangariza amahanga, ntangariza umuntu kumva ijambo ry'Imana. Sinzi aho uri nyumva, ariko umva ubwire ngo kutumvira Imana n'umwaka. Imana ikurinde uyu mwaka. Uyu mwaka ukuveho. Umwaka uve mu muryango wawe. Uyu mwaka uve mu bana bawe. Uyu mwaka uve ku mishinga yawe. Uyu mwaka uve ku mutima wawe. Uyu mwaka utoptine leside kota kideko. Iri jambo rigutandukanye nawe. Sawuli arangije ngo abona igitero. Aze kubona igitero. Hata igitero ntabwo nzakibasha. Igitero se ko mbona gikomeye ndabigira ne? Ngo arangije Bibiliya yandiko yambwiye Sawuli ngo yigira inama abazima. Abagize Imana ngo Imana iracece. Ntabwo wabaza Imana uri mu mwaka w'urukundo. Oya uri mu gihe cy'umwaka ntabwo Imana ikunda. Sawuli niko kubaza Imana, Imana iracece. Bibiliya yambwiye ngo Sawuli arangije abaza n'abahanuzi baracece. Ndetse ngo no muri icyo gihe hari neza cyane yatanzwe yuko abantu bakoresha imyuka ya gifumu bakurwaho, cyangwa se yavuze ngo abantu bakoresha imana z'ibigirwamana, ubwo nibo bapfumu tuvuga, cyangwa se abashitsi n'abashitikazi niko biri bavuga, ngo bari baraciwe muri icyo gihugu babikoraga rwihishwa. Sawuli arangije aravuga ati Imana iracecetse kandi ndabona igitero cy'insumbirije. Abahanuzi baracecetse kandi igitero kiransumbirije, ndabona ibintu bikomeye, urugamba rugiye kumera nabi. Ndetse na Samweli wajyaga ampanurira, Imana yajyaga intumaho, Samweli yarapfuye. Ibi bintu ndabigira gute? Arangije muri ko kubaza abagaragu be, arababaza ati mwabagaragu be mwe, ese nta muntu w'umutumu waba usigaye muri iki gihugu ngo wenda njye kumva ko hari amakuru yampa? Nakubwiye ngo kutumvira Imana. Arangije kandi koko byari bikomeye, wumva imitima yari yakutse yabuze amahoro. Niko kwigira inama rero, ajya kubaza umupfumukazi wari uhasigaye. Aragenda, niko kugenda amubaza aya magambo. Aragenda arashikisha, arica. Akimara gushikisha, nibwo umupfumu yaje aramubwira ngo, aramusubiza ati humura mbwira icyo ubonye. Umugore ati mbonye Imana
izamuka iva ikuzimu. Ari ku murongo wa 13. Ariko iyo mana ubwo ni imana y'inyuguti ntoya, ni urumva bari binjiye mu mihango nyine ya gifu. Ngo Sawuli aramusubiza ati warasate, nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Ngo Sawuli amenya ko ari Samweli, ngo arunama yubika amaso ye ngo aramuraba. Ngo nuko Samweli abaza Sawuli ati niki gitumye umubaganira ukarinda umbaho? Ndagira ngo ubwire ukuntu kumvira Imana ari umwaka. Ahangaha Sawuli byari byamucana, bimaze kumucanga Imana yari yacecetse. Imana nzima, Imana mukize ku ngoma yari yamucecetse. Abantu bari bamucecetse. Niko kwigira inama nyine rero ajya gushaka umuvumo. Bibiliya irabwira yuko yakoresheje strategy zose ngo agiye kumureba. Wibuke ko uyu Sawuli yari umwami, kandi none bashyizeho itegeko ko abapfumu bose bashiraho. Uyu Sawuli kugira ngo agere kuri uyu mupfumu wari wasigaye, nk'uko abambari be baramuhaye amakuru ko ahantu hari agapfumu gakora mu bwihisho, yakoze ibishoboka byose ngo arihinduranya, yikuramo imyenda ya cyami, yiyambika ukundi kuntu aca bugufi cyane. Ngo arangije nibwo nyine yamugeze imbere aramubwira ati reba ukuntu wangerageza, birababaje kuba uri umuntu ukomeye nk'uwo nguwo ukagera ubwo ujya kugira gute. Njyewe ahantu nahageze numva yuko Sawuli yaratayanzwe, mu yandi magambo yari yapfundafunze ibyanze, yabuze ukuntu abigenza. Urumva yuko kutumvira Imana rwose ni umwaka, biragenda bikadufatira amasezerano, bikagenda bikadufatira vision yacu. Kutumvira Imana biragenda bikatugeza ahantu tutagomba kugera. Kutumvira Imana biragenda bikaduhuza abo tutagomba guhura nabo, biragenda bikatwicaza mu buzima tutagombye kubaho. Yesu nashimwe. Uyu Sawuli iyo yumvira Imana, ndahamya neza yuko uyu mupfumu batari kumenyekana. Ndahamya neza yuko Sawuli yabarumviye Imana, atari kugira n'igihe yiyambura umwenda wa cyambi ngo agiye guhiga agapfumu iyo kibera iyo ngiye mu mwobo. Akimara kugera rero nibwo agapfumu kamugore ibyo gakora, ngo karangije gacika Samweli. Nakubwiye ngo topinire zibe gutumvira Imana n'umwaka. Sawuli ageze ubwo ajya gushikisha, nibwo agiye gushikisha aremera, aravuga ati aba bakonikoni hari imbaraga zabo nabo bagira, reka ndebe ko banshikira Samweli. Niyo bamara kunshikira Samweli nubwo amaze imyaka myinshi yarapfuye, wenda kuko yapfanye imbaraga agapfa ari umuntu Imana yemera, wenda Samweli nubwo ari umurambo, nubwo Samweli yapfuye, nubwo Samweli yagiye acecekerwa, wenda umurambo we cyangwa se ntabwo iki kibazo cy'umuzimu we ashobora kuza akamamaza. Yesu nashimwe cyane kuko umuntu wapfuye tuba tuzi ko ari umuzimu, twemera ko ari umuzimu. Nuko byagenze ubwo gutumvira Imana. Uwo mwaka urangije ukura mu cyicaro Sawuli, uwo mwaka umukura mu byicaro by'abandi, umukura mu bwami bwe, agera ubwo ajya gushikisha umuntu wapfuye. Akubwira ngo rero niba ucyumvira Imana, Imana iraje subira. Ariko niba utacyumvira Imana, uyu munsi ijambo nyemerera wuzure imbaraga, wumvira Imana, ugendane n'Imana, kuko turacyari mu gihe cy'imbabazi. Ushime Yesu wadupfiriye kuko yatanze imbaraga. Niba ari undi muntu uzi waba utacyumvira Imana, ugende umuhaye amakuru mukuzi kutumvira Imana. Kumvira Imana kwa Sawuli kuragenda ku mugezi. Sawuli akimara kugera iyo ngiyo rero nibwo Samweli yaje. Aha ziraza Imana n'igihumbi. Samweli araza aramubwira mu magambo. Aha rero Sawuli nk'uko bitubwiye ngo ku murongo wa 14 aho ujya guherera ngo Sawuli amenya ko ari Samweli, warunama yubika amaso ye aramuramya. Kumvira Imana n'umwaka kugera aho umwami ajya kuramya uwo twakwita ngo kugera aho umwami ajya kuramya umuntu utakiriho,
kugera aho umwami yikura, urumva ko yagiye, ndagira ngo wumve umwaka wari uri kuri Sawuli, wumve ukuntu kutumvira Imana kwa Sawuli kwari kwamukubise hasi, kugera ubwo umwami Tofini Lesideko agiye kuraguza, agiye nta nkweto yambaye, yigize umuntu wo hasi cyane kugira ngo uyu mutumukazi atamuvumbura. Hageretseho no kugira gute, no kwikubita imbere y'umuzimu, no kwikubita imbere y'umuntu wapfuye kera. Uko n'umwinga wo kutumvira Imana, n'umwaka ubwoko bw'Imana, n'umwaka we mu rugihagaze, n'umwaka wo ukirindira Imana. Uyu munsi utangira kumvira Imana kuko n'itangazo rivuye mu ijuru. 15 ngo nuko Samweli abaza Sawuli ati, iki gitumye umubaganira ukarinda kunzamura? Uwo ni umuzimu wavuganaga na Sawuli. Ngo Sawuli aramusubiza ati, nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira icyo isubiza, ari mu buhanuzi cyangwa mu nzu. Nicyo cyatumye guhamagara ngo usobanure icyo nkwiriye gukora. Birababaje kujya uhamagara umuntu wapfuye kugira ngo ubashe kubona, kugira ngo ubashe kubona icyerekezo, kugira ngo ubashe kubaza amakuru, kugira ngo ubashe kubona inzu, ukajya kubaza umuntu wapfuye. Uyu yari umwaka Sawuli yagiye, uyu ni umwaka wamwereka, uyu ni umwaka wamubuzaga, uyu ni umwaka wari waramuzonze, ariko Imana y'amahoro yambwiye ngo nongere nsubiremo. Iri ni itangazo. Uri umunyamugisha kuko kumvira itangazo, uri umuntu w'agaciro kubwira itangazo. Umwaka urakomeza wereza Sawuli, nubwo ari umwaka. Ngo Samweli aravuga ati 15, ubimbarije iki? Agasuzuguro, aho urumva ko agasuzuguro k'abazimu, urumva agasuzuguro k'abantu, abantu batakibona, kubera ko muri iryo siteme bari barimo. Hanagira mubwire ngo ibi biganiro byari biri aha ngaho, nyumva neza cyane. Ni ibiganiro byarimo bikorerwa mu mwijima, ni ibiganiro byari bikorerwa hehe? Mu bapfumu. Ni ibiganiro byari bikorerwa hehe? Mu mbaraga z'umwijima. Umva icyo kiganiro cy'umuntu ugihumeka, umva icyo kiganiro cy'umuntu w'umwami, umva icyo kiganiro cy'umuntu wubashywe, umva icyo kintu cy'umuntu nk'uwo uri kuganira n'umuntu wapfuye, umuntu utakiriho, ukizwa nabi. Kumvira Imana n'Imana, kumvira Imana, kumvira Imana ikura umwaka ku bana b'Imana, Imana ikura uyu mwaka utopingi Lesideko ku muntu wese ugihumeka. Igisuzuguro gikomeza cy'umwaka, ingaruka z'umwaka, imikorere y'umwaka igakomeza izengereza Sawuli. Niko Samweli yamubazaga ibibazo, abimubaza amusuzugura cyane, amubaza amukanga, amubaza amuhabura, kubera yuko Sawuli nubwo yari igihangange yari ari mu gisuzuguro cy'umwaka. Niho yamubajije amagambo kuri 16. Ngo Samweli aravuga ati, cyangwa mvuge ngo umuzimu wa Samweli, ubimbarije iki? Ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe, Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri nge. Uwiteka yamuciye ku ngoma, ayiha umuturanyi wawe. Ndagira ngo nkubwire, ndimo ngana ku musozo w'iri jambo, gutumvira Imana kubasha guca umuntu ku ngoma. Gutumvira Imana kubasha guca umuntu kuki mu mahirwe. Tuvuga ngo Abamedi n'Abaperesi ngo bajya badutwarira ibisubizo byacu. Buriya Abamedi n'Abaperesi babasha gutinza ibisubizo by'umuntu uri mu mwaka. Yesu nashimwe. Umuntu utariho umwaka uburya, Abamedi n'Abaperesi ntabwo bapfa kumenyera ibisubizo bye. Buriya dutegereza ibisubizo byacu cyangwa dutegereza icyo Imana yatuvuzeho, tukababara kubera ko gutegereza biravuna, kuko akenshi Imana igusubiza ikidahari nyine. Imana iguha icyo udafite, ubundi Imana igusezeranya icyo udafite kandi uba ugikeneye, si byose?
buriya rero akenshi iyo tutarabona icyo Imana yatuvuzeho namaze gusobanukirwa ko hari uburyo bubiri buba buhari cyangwa se uburyo bubiri bwatuma umuntu akuka umutima igihe atarabona icyo Imana yamuvuzeho ko icyo arakibona nyine ntabwo byange bikunda igihe ugitegereje Imana. Niba Imana yarakubwiye kuzagura urugo rwiza kandi urumukobwa ukabona urakuze, niba Imana wa mugabo yarakubwiye guteturura kandi ukabona amadeni ahubwo arimo araba menshi, byange bikunda igihe bitarakoreka urugo utakoze Imana ko wavuze ngo uzaneturura rigeze hehe. Muri ya minsi bavuga ngo rigeze hehe, namaze gusobanukirwa yuko hari igihe itariki yawe bitaragera. Iyo ni inzira ya mbere. Hari n'igihe itariki barageze Imana yaravuze, ariko abamedi n'abaperesi bakazinga ibisubizo byacu. Niba rero kuri umuntu rero utariho umwaku ntabwo abamedi uwo muntu ajya kuvugane nawe niba utariho umwaku, ni itariki itaragera kuko abamedi nta bubasha bafite ku bisubizo byawe, nta bubasha bafite ku cyo Imana yavuganye nawe. Kudasenga Imana ni umwaku, ni kwa kutumvira Imana. Kutajya mu iteraniro ukareka gusenga, mu iteraniro ukajya gusubira inyuma, n'izangaruka z'umwaku, n'izanzira z'umwaku. Ni wa mwaku, ni muri ya gahunda y'umwaku. Kuba mu rusengero waratanga icya 10 n'amaturo ukagera ubwo none ugera ukabireka kandi bihari, ni muri ya gahunda y'umwaku nyine, ni muri ya nzira y'umwaku. Kuba arakunda kuririmba mu rusengero ukareka kuririmba, ni ya gahunda y'umwaku. Kuba utinda gusenga mu rusengero kandi warabangukana nta kigukereza, ni ya gahunda y'umwaku. Kuba uzana impamvu z'urwitwazo mu gukorera Imana kandi nta zitagaragara, ni ya gahunda y'umwaku. Nibi rero byaje kuba kuri nde, ku mugaragu w'Imana Sawuli. Yari umwami, Imana yaramugiriye neza, wa mwaka wo kutumvira Imana uramukurikirana Sawuli umubungaho, agera ubwo ajya gupfumaguza, agera ubwo ajya gushaka abapfumu kandi yari yarabaciye, agera ubwo yikuramo inkweto, yikuramo imyenda, agenda anyonyomba kuko bamurangiye ko ari agapfumu gakorera mu rwihisho, agera n'ubwo ajya kuraguza ku muntu wapfuye, ajya kuvugana n'abazimu, wumva izi ngaruka z'umwaku. N'izo ngaruka z'umwaku, agera ubwo ajya kuvugana n'abazimu kandi ari umwaku. Izo ni ingaruka z'umwaku. Bibiliya yanjye rero, ijambo ry'Imana rikugana ku musozo, rimbwira yuko uyu muzimu Sawuli yagiye gushikisha, cyangwa se uyu muzimu Sawuli yagiye gushaka ariwe Samweli ko yari yaripfiriye, yaramubwiye ngo nyine ibyo bintu biri kubaho kubera ko waciwe ku ngoma. Ndagira ngo mubwire ngo ugende uburire umuntu wese ko no n'itangazo wabuze, wihangana ukorera uwo mugisha, umubwire uti ngo kutumvira Imana bica umuntu ku ngoma, kutumvira Imana bikura umuntu ku ngoma. Ayo masezerano wanze kumvira Imana agiye kugupfana. Umva icyo wazanye n'Imana, wagombaga kwihangana ukumvira Imana, ariko Imana ari ifite umugambi mwiza, none biragupfanye kubera kutumvira Imana. Sawuli arangije yakira amakuru y'umuzimu Samweli, yakira amakuru avuye iyo ngiyo ikuzimu, amusobanura yuko yaciwe ku ngoma. Ndagira ngo soze mbabwira icyaha Sawuli yari yakoze aha ngaha, nta kindi ni iki ngiki navugaga, ariko reka nsoma iki cyaha cyanditse kugira ngo nawe nubona umwanya uzagisome. Iki cyaha cyangwa se ubu buhanuzi cyangwa se aya makuru uyu muzimu yaje ashinja Sawuli, cyangwa se ngo umwuka tubivuye gutyo uko niko bimeze mu Kinyarwanda. Umuzimu wa Samweli aho wari uri washinja Sawuli, ndetse wanamusuzuguye cyane, wasubiragamo ibyo yari yaramubwiye akiri muzima, yasubiragamo ibyo yari yaramubwiye akiri ku ngoma, ndetse yasubiragamo icyo yari yaramuhanuriye Imana ikivuga. Turabisanga mu Rwanda rwa Samweli igice cya 15 niho biri ku murongo wa 26.
aho Samweli abwira Sawuli, hano nawe yabimubwiraga nawe atarapfa, Samweli akiri muzima ndetse na Sawuli bikimeze neza. Arabwira Samweli abwira Sawuli ati sindi busubiraneyo nawe kuko wanze ijambo ry'Uwiteka. Nawe yanze ko uba umwami wa Isirayeli. Yasubiramo, Samweli abwira Sawuli ati sindi busubiraneyo nawe kuko wanze ijambo ry'Uwiteka. Nawe yanze kuba umwami wa Isirayeli. Nuko Samweli ngo agihindukira kugenda, Sawuli asingira ikinyita cy'umwambaro we uracika. Samweli ati Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isirayeli uyu munsi, ayihaye umuturanyi wawe. Ngiyo ingaruka yo kutumvira Imana. Urumva yuko kutumvira Imana ni umwaku. Uyu mwaku Samweli yari yasize awatuye cyangwa se awuhanuye kuri Sawuli. Nta kindi Sawuli yaziraga rero, nta kindi Sawuli yazize. Hano ku murongo 23 bisobanuye nuko yanze kumva ijambo ry'Uwiteka. Akimara kumva ijambo ry'Uwiteka, Uwiteka nawe yanze kuba umwami wa Isirayeli. Akimara kuba umwami wa Isirayeli, Samweli akimara kubimwatso cyangwa akimara gutanga ayo makuru, Sawuli nawe yiha ibyo gushyiramo imbaraga. Niko guhindukirana Samweli aravuga ati uyu muhanuzi umanuriye nabi cyangwa unyakuyeho gutya, reka nkurure umwenda we. Barangije ngo aramukura mu kinyita cy'umwenda kisevuye ngo agatambaro ko ku mwenda kaba karacitse. Umuhanuzi aratsindagira ahita amubwira ngo nawe kuko uciriye umwenda ngo nawe Uwiteka agucitse. Akubwira ngo rero ndimo nsoza ijambo, wowe muntu ubashe kumvira ijambo ry'Imana ukariteza amatwi. Turashima Yesu waje ku musaraba kugira ngo tubabarire imivumo baba barakuvuze, imitongero baba baragutongera. Ndagira ngo urebe yuko bimwe mu bitinzi cy'Imana yavuganye nawe ku buzima bwawe hadashobora kuba harimo ijambo rikomeye wabwiwe n'umuhanuzi cyangwa ijambo rikomeye wabwiwe n'umuntu usenga. Nuko Samweli yatuye ijambo rikomeye kuri Sawuli ari umwami n'ibyamubujije kumukurikira. Niyo mpamvu akantu kanagamo umuntu usenga, umuntu wiringiye Imana, kanwa k'umuntu uvuga Imana burya aba gafite ukuntu kwihariye. Nuko ukitondera sozora mvuga ngo Imana y'amahoro ibane nawe. Bitekerezeho, vuga ngo kutumvira Imana mu mwaka, kuko hatubwiye soza hano wasojeje gutumva ijambo ry'Imana. Gutumva icyo Imana ivugana nawe mu mwaka, gutuba icyo Imana yavuganye nawe mu mwaka, udakunda gusenga wari umusenzi mu mwaka, udakunda kuririmba wararimbiraga Imana mu mwaka, udakora umurimo w'Imana wakoraga Imana mu mwaka, kutubaha Imana warubahaga Imana mu mwaka. Reba ahantu umwaka waba urimo gukurikirana nurangiza, ubwo turi ku ngoma Yesu Kristo, uce bugufi usubire mu mwanya uzima n'Imana ishaka, asigaye tuzabona n'ubugingo buhoraho. Niko coje wifuriza kandi gusabira mu izina ryiza rya Yesu. Amina. Mana ndagushimiye kubwira ijambo Yesu icyubahiro. Umuntu wese ubashe kuryumva, rero ntabwo nagira icyo ndimwumvishaho, ariko we birashoboka. Nyemerera Data izamura amashimwe bigeze umuntu uryumvishe kure kandi biguhindura ubuzima. Niko nsenze nsabira umuntu wese uryumvishe mu izina ryiza rya Yesu Kristo.